Okay guys, buri content dukora hano kuri YouTube igira ibikoresho bigendana. Niyo mpamvu iyo utabisobanukiwe ukagura nabi, ushobora kuba ukina comedy ukagura microphone ya muri documentaire. Icyo gihe uba wahiye kuko iyo microphone uragenda ukayibika nta kintu yakumarira. Bivuze nk'umuntu tugiye kureba ni video agiye kumenya neza ngo nimba nkora documentaire nagura ibi bikoresho. Kuvuga ngo buri content ukora ndagereza nce mu content menshi nkubwira ni we nimba ukora iyi wakoresha ibi bikoresho. Nimba ari kamera urayikeneye cyangwa ntuyikeneye, ese ukeneye ring light cyangwa waba upfushije amafaranga ubusa, ese ukeneye microphone ya wireless cyangwa ukeneye y'akagozi. Ibyo byose ngiye kubinyuramo, abakora ama comedy, ama documentaire, ama film asanzwe, ama how to cyangwa ama tutorials nkaya ngaya, ibintu byose ngiye kubinyuramo, abavuga amakuru, abantu bose batandukanye bitewe na content ukora, ndanyuramo nkwereka ngo nimba ukora iki wakoresha ibi bikoresho, kandi byose ndagerageza kubigira ku mafaranga makeya, nibura mbereke ibya make mbereke n'ibya menshi, ku buryo nk'umutangizi utacibwa intege no kugura ibikoresho. No kuvuga ngo urazi kugura igikoresho cyanyacyo, kuko nanjye byigeze kumbaho ngura microphone birangira nta kintu nyimarishe ndayibika. Niyo mpamvu rero ngira ngo ubu none ngaha mutazi kugwa mu ikosa ryo kugura ibikoresho mudakeneye bitewe nuko wabibonanye runaka, kandi uwo muntu wenda akora content itandukanye n'iyawe, cyangwa se akaba bikoresha bimubangamiye akihangana kubera ko yakoze ikosa mbere. Nta mpamvu rero yo kugira ngo nawe ugwe mu ikosa. None ngaha reka nkwereke igikoresho na content cyakoraho kugira ngo bibe wisanzuye, kandi noneho urusheho no kubona amajwi meza n'amashusho meza biturutse ko waguze usobanukiwe. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, tuguhaye ikaze, ukore subscribe, ufungure inzogera, hanyuma ikibazo ufite ukitubaze muri comment, tubyitaho cyane tukabisubiza. Nibi ngiye gusubiza n'umuntu wari wambaje ngo ese niyihe microphone wagura. Narebye ku cyanzu.com, abantu benshi bakunze kubaza ngo ese iyi mikoro yamfasha muri ibi, ese iyi kamera yamfasha muri ibi, ese iyi telefone yamfasha muri ibi. Ibyo byose nibyo tugiye kwitaho kugira ngo umuntu wese uri burebe iyi video, yaba ari mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ashobore kumenya ko aramutse ahisemo neza akagura ibikoresho byiza bya makeya kandi bijyanye na content akora, nkubwije kuri content yawe yabanza abantu bakayikunda. Reka dutangire. Okay, reka mbibutse ko tubana na Twika SMM, ikaba ariyo company yonyine hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga igufasha kuzamura aba subscribers bawe, ikagwa YouTube channel iri monetize ku mafaranga make, ku buryo utangira gukirigita udufaranga twa YouTube. Bagufasha kubona aba followers kuri Instagram, bakagufasha kubona aba followers kuri TikTok ndetse n'izindi social media zose waba ukoresha. Baguha likes, views ku bintu byose bitandukanye waba ukoresha hano kuri social media. By'umwihariko iyo bavugisha cyangwa ugasura website yabo wa@twikasmm.com, cyangwa se ukabahamagara kuri 079030255661, baguha ubujyanama bwihariye ku buryo ubona icyo ukwiriye gukora mbere yuko utangira kugikora. Hamwe na Twika SMM nawe ubwawe ushobora kubona wabaye umusuperstar nk'abandi. Reka tugende. Okay, tudatinze reka duhere ku bantu bakora content bicaye ahantu hamwe. Urugero nkatwe twigisha nzano nkababwira ibintu, nkabasobanurira, cyangwa abasaba pasiteri babwiriza bicaye ahantu hamwe, cyangwa se abantu bavuga amakuru, cyangwa se abantu bakora ibintu byose bituma batamuvinga baba bicaye imbere ya kamera zabo gutya. Abo nabo barimo ibyiciro bibiri, harimo abakora bagaragara nk'uko ngaragara, cyangwa se abakora bicaye batamuvinga ariko batagaragara kuri kamera, nk'abavuga amakuru cyangwa se ibindi bintu byose bituma amasura yabo atagaragara. Reka duhere ku bagaragara. Nimba uri imbere ya kamera ukora ubwiriza cyangwa wigisha nka gutyo ugaragara kuri kamera ariko utamuvinga ngo uve hamwe ujya ahandi, ugomba kuba ufite amashusho akeye kandi ku giciro cyiza. Uhera kuri ring light nk'iyi ngiyi. Nimba ufite telefone yawe nta mpamvu ya kamera, ushobora kuba wakoresha iyi ring light hanyuma ukagaragaza neza gutya ishusho riri kugaragara, cyangwa se ushobora kuba ukoresha kamera atari telefone, nabwo wakoresha iyi ring light kugira ngo amashusho yawe arusheho kugenda neza. Aha ni ku bantu batamuvinga ngo bagende. Iyi nanone yakora kuba muvinga ariko bitari kure cyane. None aha ni ku bijyanye n'urumuri cyangwa se kuba amashusho yabo asa neza, by'umwihariko abantu bagaragara kuri kamera gutya ariko batamuvinga. Noneho ku bijyanye n'amajwi ushobora gukoresha iyi microphone, iyi ngiyi. Iyi ngiyi ikora kuri kamera, uyishyira muri kamera ku muntu ukoresha kamera agaragara, cyangwa kuri telefone yaba ya Type-C cyangwa se ya iPhone. Ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha rero iyi microphone n'iyi ring light, ibi bintu bibiri
ugakoresha na telefone yawe cyangwa kamera ku muntu by'umwihariko ugaragara kuri kamera. Nimba uzi gukora content ugaragara hano kuri screen, ugomba kuba ufite amashusho meza ku buryo ushobora gukoresha iyi light n'iyi microphone ikora kuri byose. Impamvu yo kugura iyi microphone nta yindi, nuko iyi microphone waba uyu munsi washutingishe telefone urayikoresha kuko ifite ubwo buryo bwose, yaba muri telefone zarizo zose ikoramo. Iyi microphone wayiheraho nk'umutangizi ukaba usevinze kuba wazongera kugura microphone mu gihe kiri imbere, kubera ko byose yo irabikoresha. Noneho twongereho ba bantu bakora amadocumentary bicaye hamwe batava hamwe, ese bo bakoresha ihe micro kugira ngo ayigure nk'umuntu ukora documentary cyangwa uvuga amakuru yicaye ahantu hamwe bitamusabye kumuvinga, yakoresha ihe micro? We ntago akeneye wenda ring light, ahubwo akeneye microphone nk'iyi ngiyi y'akagozi nk'ingi ndi gukoresha, kugira ngo ashobore gufata amajwi afitemo buzz, afite nyine imbaraga rifite. Nk'ubu murumva inyuma yanjye hari andi majwi ariko ijwi ryanjye riri kuyaganza, ni ukubera aka kamikoro mubona hano. Rero nimba ukora documentary, nimba ukora amakuru ushobora kugura aka kanuza aka kamikoro kakagufasha kongera ubushobozi bw'ijwi ryawe. Uguza aka cyangwa ukagura aka ngaka bishobora kuba byagufasha kuba wafata ijwi ryawe neza riri seriye rikomeye. Hanyuma ni ukuvuga ngo rimwe wagura muri izi ngizi ntago wagira impungenge zo kuvuga ngo ese ntayikoresheje, ese nje bikanga. Ni ukuvuga ngo waba ukora documentary, waba ukora amakuru, waba wigisha nkanjye, ushobora kuba wabikoresha. Izi mikoro zombi ndazikugiriye inama wazigura kuko zishobora gukora ahantu henshi hatandukanye. Iyi mikoro nayo nanone ishobora gukora wakoresheje kamera, nubwo wenda bisaba distance itarengeje metero, ariko ubwo ni ku bantu batamuvinga hano kuri kamera. Rero ku bantu bose mukora mwicaye hamwe mutamuvinga, mwaba mugaragara kuri kamera, mwaba mutagaragara, ibi bikoresho bibiri byagufasha muri content yawe. Ikindi ku biciro byabyo byo nimugire ikibazo, urisimbukira kuri wa@icyanzu.com ushobore kubibonaho, urebe n'ibiciro byabyo bya makeya bishoboka. Ubwo iyi yari content ya mbere cyangwa se ibikoresho bikenerwa n'umuntu wese muri rusange, ntitaye ngo ukora ibi ngo urabwiriza, ntitaye ngo ukora ibi n'ibi, ariko ukaba wicaye hamwe utanyeganyega kandi ukaba ugaragara kuri kamera cyangwa utagaragaraho. Ndizera neza ko hano waba umenye ngo nakoresha iki cyatuma ishusho ryanjye risa neza, ese nakoresha iyi mikoro yatuma ijwi ryanjye rimera neza. Icyo gikoresho kikaba ari icyanyacyo ku buryo udakeneye ko nimba uguze iyi mikoro ukaba ugiye gukina komedi bugusabe kujya muri metero 5, birarangira iyi mikoro yibitse, ntabwo uri buyikenere. Birarangira isi ukenera n'iyi ngiyi usange uguze ebyiri. Rero ugomba guhitamo neza biturutse kuri iyi nama nkugiriye, ukaba wagura igikoresho cyanyacyo. Kugira ngo ubibone ibi bikoresho, nyarukira ku cyanzu.com, wa@icyanzu.com, cyangwa hamagare 0788631777 ibyo bikoresho bikugereho. Okay, twihuse cyane, reka duhite tujya ku bantu noneho bakora video ariko bamuvinga, abateka, abakina amafilime, abakina amakomedi, abantu bose bibasaba ko bamuvinga bari gukora ibintu bitandukanye hano kuri kamera, baba bakoresha kamera cyangwa telefone. Burya bakenera ibikoresho bitandukanye n'ibyo abantu bicara hamwe nkatwe gutya. Nuza kugura nabi uraza kuba ukina filime, uze kugura ka microphone nk'aka ngaka kakagozi, nta kintu kakumarira kuko ntaho kari buze gutuma umuvinga ngo urenge muri metero. Nuza kuba wiyegereje utarengeje muri metero, ishusho ryawe riraza kuba rigaragara nabi, cyangwa bashaka kugufotora ku maguru byange. Hari ibikoresho rero nibura ushobora kuba waheraho nk'umuntu ukina komedi cyangwa se ukina amafilime, cyangwa se umuvinga akavamwa akajya ahandi. Nimba ukoresha telefone ushobora kuba washaka amaguru ya telefone cyangwa se ya kamera. Nimba ukoresha kamera ushobora kuba wakoresha amaguru ya kamera nk'aya ngaya, cyangwa se aya ngaya afite n'ubushobozi bwo kuba wafatishaho na telefone. Aya ngaya rero ashobora kuguhenda, urugero wenda bitewe na budget yawe ufite ukuntu ingana. Hari utuntu twinshi dutandukanye, uhereye nko kuri aka ngaka, akanako ushobora kuba wagakoresha kagura makeya, umutangizi wari wese yagaheraho, gafite ubushobozi bwo guhagarara. Okay, guhagarara gutya ukakarambura, ukavuga uti kubera ndi bumuvinge, telefone yanjye ishobora kuba igomba kuba ihagaze hamwe idatitira. Iyo amashusho atitira abayareba birabarambira, bikaza gutuma bayakuramo atarangiye. Rero nimba uzi gukina kwatinga cyangwa se umuvinga, cyangwa ugiye kujya ufata ibiganiro biva hamwe umuntu amuvinga, cameraman ntabwo ukurikira afite kamera mu ntoki, biraza kurangira amashusho atitiye. Iyo uko atitira niko urumuri rwangirika. Rero birazi kugusaba akantu ko gufata video zawe uhagaze hamwe, wicaye hamwe, cyangwa se uri kumuvinga gutyo, ariko cameraman nimba ari telefone yashyizeho urugero
nimba ari nk'iyi telefone gutya akayishyiramo ikaba ihagaze hamwe ku buryo itari buze kumuvinga. Okay, ni ukuvuga ngo amashusho ukayafata neza. None rero reka tujye ku kijyanye n'amajwi. Ndizera ko umuntu ku kijyanye n'amashusho ufite ubushobozi buke wahera kuri aka kantu kuko kararambuka, ushobora kugafatisha gutya, ushobora kuba wakwifotora gutya, ushobora kuba wagatereka ahantu kagahagarara, okay, gutya kagahagarara, cyangwa se hari utungutu duto, hari utunini twatwo, twose ibintu byose biratandukanye bihari ku cyanzu.com. Andika wa@icyanzu.com hanyuma cyangwa uhamagare kuri 0788631317. Noneho ku muntu wenda ukoresha kamera namukonsidera akangaka yagaheraho, nako ntabwo kaba gahenze. Icya mbere nuko umuntu aba yavuze cyangwa ukavuga uti bimeze gutya na gutya. Ni ukuvuga ngo rero aha ni kubijyanye no kurinda telefone yawe cyangwa se kamera yawe kunyeganyega mu gihe uri gufata amashusho. Noneho se kubijyanye n'urumuri ku bantu bagenda cyangwa se bari muri shooting nk'izo ngizo zitandukanye, ushobora gukoresha ring light, ndayibereka hano, cyangwa se ukaba wakoresha iri tara nk'abantu bari muri shooting. Iri tara naryo ryagufasha. Ahangaha ni ku bantu bari advanced, ariko hari n'uturing light dutoya turinganiye tw'abantu bakuru, utuvideo tugufi ndatubashyirira hano natwo mugende mutureba. Uturing light dutandukanye ushobora kuba wakoresha muri shooting ya ku bantu ba moving. Igihe umuvinga kirazira kuba wakoresha microphone igize gute itari buze gutuma wisanzura ngo ugende ugere kure. Nuko ariko se ryo kugura microphone ifite akagozi gatoya cyangwa kagufi, birazi kurangira ugeze mu rugo uyibike. Nuyibika uraba uhombye, biragusaba kugura iyindi. Nimba uzi kumuvinga, menya ko ugomba gukoresha microphone za wireless, arizo zizi twahereyeho cyangwa izindi zitandukanye ziri ku cyanzu.com, ushobora kugeraho ukareba. Ni ukuvuga ngo microphone za wireless zagufasha mu gihe cyose uri gukora amashusho yawe umuvinga, bikakurinda ko wakwirimita muri nuze. Nanone birazi kugusaba guhitamo microphone nimba ushaka kugurira rimwe. Nimba uvuga uti rimwe na rimwe njya nkoresha kamera ubundi ngakoresha telefone, reba micro ibikoresha byose kugira ngo wirinde kuba wagura inshuro ebyiri. Nushaka kugura inshuro ebyiri ukavuga ngo kanguriya ya telefone kanguriya kamera, birazi kugusaba amafaranga menshi cyane, kandi amafaranga menshi iyo ugitangira biba bigoranye. Rero ku bantu bari hejuru bamaze kugira aho bagera, nabereka ibikoresho byinshi bitandukanye ushobora kuba wakoresha ku bijyanye no n'urumuri ku makamera n'ibiki. Abakoresha amatelefone nabo nkabaha utuntu nk'utwo ngutwo tripod dushobora kugufasha gufata telefone ukayifixa ukaba ufite urumuri. Hari n'udu tripod dufite urumuri utwabo. Rero kubijyanye na kamera, kubijyanye na telefone byose ndizera ko waba usobanukiwe neza. Ni ukuvuga ngo uze kugura igikoresho bitewe na content ukora. Ibyo umuntu akora iyo bidahura n'ibikoresho yaguze aba yahombye. Nabibabwiye nanjye byambayeho, ngura microphone ntakeneye, ibu ndayibitse ndi gukoresha iyindi. Rero guys, ndizera neza ko ntabwo najye kubabwira buri content mbikoze mu buryo bwa summary bubiri, abamuvinga n'abatamuvinga, abagaragara kuri kamera n'abatagaragara kuri kamera, bose ibikoresho bakoresha biba bitandukanye. Niyo mpamvu bibanyuremo muri make. Ni ukuvuga ngo ni impine yabyo, wowe ukareba ngo ahubwo ese ndamuvinga, ese mba nicaye hamwe, byose wamara kubona ko hari icyiciro herereyemo ugahita ureba ibikoresho byabyo. Sura wa@icyanzu.com ugura ibikoresho hano hose uherereye hano mu Rwanda, tubikugezaho ndetse no mu mahanga, Burundi, Uganda, hano hose hashoboka twabikugezaho. Ubu ngubu amashami yaragutse. Hanyuma nushaka ibindi bisobanuro uhamagare 0788631317 hanyuma tugufashe. Niba ubonye kategori urimo n'igikoresho ugomba kugura, ndetse no mbere yo kukigura ushatse wamamagara ukamwira uti ko nkora ibi ngura iki gikoresho, reka duhure muri video itaha. Ndabakunda.